naje gusenga ndakubona numva ndakwishimiye ntabwo amakanamba kawe oya nta kibazo nyine tubwo tunyatuvugana ubutaha bitewe n'ukuntu nakwishimiye sinzi ko ndi ifarashi inywa amazi buri munsi sibyo buri munsi ariko mu kwezi kwa mbere inywa amazi menshi kuruta yinywa mu kwezi kwa kabiri biterwa n'iki? Nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe noneho uyu munsi ibintu ndabona ari danje umuntu turi kumwe ngiye yanteye ubwoba nkimubona bitewe nuko namubonye yambaye byonyine byahise bintera ubwoba. Tuguhaye ikaze kuri Power TV show. Ndabasuhuje cyane. Uno bavuga nk'umukire ndabasuhuje cyane. Wapi nabikaze bro nabikaze. Wanizijwe nk'abakire n'ubundi na amafaranga barimo. Ya niba bisanzwe byaho ngabo nababikaze to. Meze bite? Fushere. Amazina bakwita gute? Amazina yanjye nitwa Niga Fredy. Bambwiye nguri icyamamare noneho mu gukina sinema nyarwanda. Ukina muri filime. Ya nyina filime yitwa Urusobe rw'ubuzima. Ngo niyo ndimo. Urusobe rw'ubuzima watangiye kwikina ryahise cyangwa yatangiye gukinwa ryari? Urusobe rw'ubuzima imaze nka 2 months amezi abiri. Nimaze ariko nge nagiyemo nyuma episode ya mbere ntago nayikinnyeho niya kabiri naje ndi mu ya gatatu niya kane niya gatanu niya gatandatu mpaka. Ukina bakwita ngo iki? Nge nyine nitwa Peter. Sasa ukina ufite iyi herore? Araho nyina ndi gushimuta ndetse nawe nyina ndi gutereta umukobwa uvuye gusenga tundi wacumuza abakirisitu. Ako wasanga ari unabikora mu buzima busanzwe? No ntago mu buzima busanzwe mbikora tu. Ntabwo ushimuta twana? Wapi ntago nabikora. Kuko kugira ngo umuntu bamuhe rore barayase bakavuga iyi rore tuyimuhaye yayishobora baguha rore bitewe n'ukuntu bakuzi. Ya burya iyo umuntu afite impano nta rore yamunana gukina. Uketse ko ari impamvu wenda baguhaye iyo rore ngo bari ukina? Babonye ari ngiye ariko wenda bimbereye tu ariko ntago mbikora mu buzima busanzwe. Babonye ko bishoboye? Ni iki cyabiberetse ubwo? Oya nyine mu nsanzwe nkora comedy nza kuva muri comedy njya muri filime nese mbona indi company njya gukiniramo filime imbagize ute mbandagiretse cyane ndi kubona kimwe kiranjabuka. None mbere utari wajya muri iyo filime utari watangira gukina ibintu bya filime wabanje gukina comedy? Yego. Filime ya mbere wagaragayemo nani iyo Urusobe rw'ubuzima? Comedy zo wazitangiye ryari warakiye kuzikina ryari? Ya comedy nazitangiye 2018 nari mfite channel yanjye nkora nza kubipowa nyine to bitewe wenda na mikoro maze ko indi company itangenda gutyo comedy mbanda zibukinze. Ko waziritse burundu cyangwa hari igihe kizagera n'ubundi ukazikomeza amasezerano wagiranye n'iyo company arangiye? Ya comedy nsango nazivemo ngo ndi mu cinema to comedy nabaye nziritse. Ako n'ubundi ayo masezerano arangiye wakwikomereza ibyo wakora? No ntago comedy nzayisubiramo nabonye atari tara yanjye. Wabonye atari tara yawe? Dore nk'utuntu wenda wakinaga muri icyo gihe twumve natwe abafana. Oya ntago nge natuvuga ngaho barajya kuri YouTube barebe nabona nyine bikwire bazakomeza bakoresha n'abakora na subscribe na bidakwire bazabireka kuko ntago ngo nyibirimo ibya comedy. Ese ubwo nk'umuntu uzabikunda akumva ko anabikomeza yabikunze cyane ubwo abantu nk'abo ntago uzaba batengushye? Okay wazafana muri filime ubwo comedy nabaye nziretse nako zagaragara mu bunye bwawe muri comedy. Kuri kunkwepa shiraho akantu kamwe mu mutwe wakinaga ku buryo gasetsa n'abantu badukurikiye. Namaze kutwibagirwa ntabwo nabona mwibuka. Ibintu wakoze warabyibagiye ari wowe wabyihimbiye? Kundi muri filime bro ndi muri filime ntabwo naba nibuka ibintu bya comedy cyane. Sanga nabyibuka to. Ndumva umaze kugera kure nimba waratangiye muri urwo rwego utangira gukina comedy wenda ukabivamo kubw'impamvu z'ubushobozi kuri ubu ukaba warageze muri company birumvikana ko kugakofi bimeze fresh. Shaka kofi nari bipe kameze neza. Ubundi mbere kugira tubikomeze turahera ku bintu ndi kureba n'amaso yanjye noneho bikuriho. Ko ndi kubona ari amafaranga gusa nkuko wari kubivuga.
ako gakote wambaye bakita ngo iki gahagaza ngahe? kano gakote bakita nta mukene ukambara. Bakita ubwo ngiye mu soko nkasaba ngo mumpereze nta mukene ukambara bahita bamenya, tubaganura akaba ari ahantu baba baragiye baduhisha. nk'utwo amasoko menshi bajya badushira ahantu, ntabwo badushyira ahagaragara, batubikira abantu nk'abo. Bino zari komande ubundi. Gahagaze ngahe? Kangaka gahagaze amadolari 300 konyine. Ni amadolari 300 konyine. Ubu wambaye ikoti ry'amadolari 300? Yego. Sisi bigaragara bro, ubona ngiye ko nakubeshya, ni ibintu bigaragara pe. Ndebera nawe. Ikoti amadolari 300 ryo cyangwa ni style yose? No, ntabwo izi pantaro wazibonana. Izi pantaro ndi mu. Iyi pantaro yo ihagaze ngahe? Dore ingi ihagaze amadolari 500. Amadolari 500. Bizo ubwoba ariko nyine. Bw'iki ntabwo babika. Ubu tumaze kubona ko ikoti ni pantaro byose hamwe ubwo na amadolari 800. T-shirt we nagura no mu Rwanda, ntabwo ari imvanze. Ni hano mu Rwanda. Ibi wabitumye hanze? Noneho tivuze inkweto ndi kumva twanayereka. Kuko biteye ubwoba, hari umuntu ushobora kubyumva arwara umutima agahita ubaretse amafaranga byoroshye kuyabona. Yego. Nakwambwiye ko ufite na hano ucururiza imyenda. Ngendo ncuruza imyenda tu. Fredy fashion shop twambika abantu bagasohoka ameze neza fresh. Bwira abantu aho ukorera n'ubundi bazaza baguteza imbere. Ja, Fredy fashion shop ubu bundi dukeneye uraduhamagara, ntabwo ibintu bikaze. Ubundi neza tugahita tugezaho imizigo waba uri hose n'ibintu byoroshye. Babwira ukuntu bakubona. 078 008. Iyo ni nimero ya Fredy fashion shop ni yakazi yongiye. Yego. 078 008 15 44. Ubundi ukamwambika kabisa kaberwa. Ubwo se iryo soko n'ubundi bivuga ko ari ry'abantu bameze nkawe? Oya, nyine ntago bano bose bari muri kategori zimwe. Harimo y'amafaranga make, harimo amafaranga menshi, bitewe n'ubushobozi bwawe ko ugenda umeze tu. Ndumva umeze neza kabisa. Ubwo se iyo shop n'ibindi bintu byose ukora tubishize mu gaciro k'amafaranga n'imyenda yawe, none kuko iyo bitewe n'ukuntu nayumvise ushobora gutunga nk'umuntu n'umwaka, byose hamwe muri rusange wenda byaba bihagaze nka igishomba natangije se, ntabwo ibyo nabivugira imbere ya kamera. Happy bro, ntabwo nabivugira. Wabatera ubwoba ndabyumva. Bamwe bagira Tanzania cyangwa bakangira Uganda. Ndabona ufite n'akaroso nk'abantu bafite amafaranga. Zino ni imbaraga z'amafaranga baramenetsemo nyine. Ni imbaraga z'amafaranga. Ako nimugoroba wa musista twari turi kumwe yambwiye ko n'ubundi ukina nguru umushurashuzi muri filime. Teta teta n'ubundi muri filime nyina ntabwo nyina umushurashuzi, ahubwo nyina ndikajuga nendeka abakobwa. Watendeka ari ako ngiye ndi kubona n'ubundi bisa nkaho ariko byaba bimeze. No, ntabwo ari kwemeza uko mfite umukunzi umwe ubu ngubu magaze. Ntabwo afite abandi se ku ruhande umuhisha. Reka ntabwo nari. Kuko n'ubundi bagiye guhereza umuntu rore ngo akine, baravuga se uriya ibintu tugiye kumuhereza bisa nkaho atari ubwa mbere wenda abikora, ashobora kuba yanabishobora kuko n'ubundi mu buzima busanzwe abikora. Nawe ntabwo ari utyo byaba bimeze. Reka ntabwo nabikora bro, ntabwo nabikora kuko mfite umukunzi umwe uri permanent. Nko gukina filime rore yakugora ni iyihe? Shange nta rore yangora kabisa kuko bitewe n'ukuntu ngiye nimvamo Imana kuba narabitangiye kera. Nta rore yananiribaho, zose nazikora. Nk'ubu ushobora kudukinira akantu se wabishobora? Filime gutekereza nk'akantu wenda nk'akarore runaka ukadukorera. Ubu ngubu shawa polisi ko ntabwo ngiye wandika filime, aba ari umuntu wandika filime director bahari, njyamereza rore ameza scripting atanze nk'akimwe. Ubwo urumva naba nangiye guhimba filime kandi ntabwo nagira urwego. Wenda wadukorera nk'akantu wenda wakinnye. Nakinnye bakabona nakinnye ndi gutereta umudemo uvuye gusenga, ubwo ati sister bite umeze gute? Nanjye meze neza kabisa, naje gusenga ndakubona numva ndakwishimiye, ntabwo amakanamba kawe. Oya nta kibazo nyine tubwo tuvuga n'ubutaha, bitewe n'ukuntu nakwishimiye sinzi ko bitewe n'ukuntu nakwishimiye sinzi ko ndi butahe njye nyine.
bro ndumva arako karahagije. ubwo umukobwa wahise umurarura neza neza murataha? Iyo nawe twatahanye no bitewe nuko nari umukirisitu, nyine guteta umwana w'umukirisitu biba bigoye, yabanje kungoramo, ariko ndizera ko indi episode azaba yamaze kunyemera to. Yego. Tubishize no mu buzima busanzwe wari wagerageza byaba byakubaho wenda ngo uhure n'umuntu muri gusenga mvura mwishimiye? Reka nuko ari irore babampaye naho ubundi gusenga sengeho ryari mu minsi mikuru gusa. Ntabwo ujya usenga? Reka soza iyo ngiye gusoza umwaka ariko njya mu rusengero kugira ngo umwaka uze kuranya ndi mu rusengero byonyine. Ese ubundi wizera Imana? Imana ndayizera kuko nta mutizera Imana batayizera ntabwo abura umunyabwenge. None ko udasenga ubwo? Nyine kuba nizera Imana ntabwo biri no gusenga. Nizera Imana kuko ntabwo nizera amasengesho. Twigarukire kuri filime ukina, ubundi muri kuri seti ni akahe kantu kakugoye bwa mbere? Kuri seti akantu kangoye bwa mbere ndumva ari nako, kuko njye nageze n'ubundi sanzwe njye imbere ya kamera, ntabwo ndatinya kamera, ni akantu kigeze kangoye kabisa. Hari igihe baguhereza script ntabwo ujya usubiramo script, hari abananirwa bigasaba ko basubiramo nk'inshuro wenda zirenze imwe? Reka njye bitewe n'impano njye niyumvamo nawe yansubiramo kabiri, nkora rimwe bigahita binyipfa ko n'ama script gusa. Nk'abandi mwe muri gukina na se wenda ni wowe wakoze agakoto ukumva karagutangaje muri gukina nyine biragusekeje? Ari umuniga warimo babwaguye gutereta bikamunanira to bamuhaye script yo gutereta biramunanira bya danger asoma nk'inshuro nka 30. Uyu mutipe niwe muntu nizera ko byananiye ibyo bintu bituma nyine mbona nubwo abijemo aracyari kwiga ariko bizagenda biza gake gake. Hari abastare se n'ubundi bakina sinema mu Rwanda mwahuye? Ni abasekwe twahura ariko papa sinugura nabo. Wumva ari nde wenda mwazahura bwa mbere bitewe n'ukuntu ubona muri company mujya mukina? Umuntu wa mbere numva njye nahura nawe muri filime nyarwanda nyine mbona njye unkurura nyine bya danger. Yego, umugabo bita Bamenya mbona ashoboye. Ako bamenya yatumye n'abantu benshi binjira muri sinema sizi impamvu. Bamenya ibintu akina ntabwo yirara kandi izara ko filime ari nize, ariko yihereza amarora atameze neza, mu gihe abandi usanga bikubise ibirore birenze nimba agiye guha akaba ari byo afata kandi bitamubereye. Bitewe nuko ari wowe wayanditse n'ubundi akumva yakwishyira kuri Lorenzi. Kandi abandi zabera. Ubwo nta niwe kwespira Bamenya? Bamenya niwe ugeze. Ntabwo uramubona amaso ku maso? No, ntabwo namubona, mubona kurekara gusa. Ako ni nkuko nawe n'ubundi hari abantu baba bakubona bakifuza kubonana nawe n'ubundi ako bakaba batari bakubona. Benshi bashobora kumbona ekra kuko ntabwo benshi twenda twabonana. Yego. Dusubiye mu buzima busanzwe noneho ufite umukunzi? Ntabwo umukunzi yawe urabona umuntu ngaranjye mwabura umukunzi. Umukunzi wawe yitwa nde? Umukunzi wawe ngira mwita Francine. Ubwo bari kutureba ntibavuge ngo bagukunze kuko n'ubundi rwaba ari nka rwa rundi rusanzwe. Ndamufite to. Ngo musoze kuri kamera. Ndamusoje ari hose Imana ikomeze kumurinda. Aba inaha nawe se? No, abigisenyewe. Aba yaguteye irungu se? Byose ubwo urwo twambikira hanze bro. Ari igisenyi. Gusa ntabwo aba yaguteye irungu? No, nasi sato tuvugana by phone abari mu kazi. Yego. Kubijyanye n'amashuri se noneho byo bihagaze gute? Kuba niga cyangwa kuba wiga? Wowe. Nasoje muhe mwaka wize biki? 2018. Nasoje 2018. Nize electricity. Byose ntabira kujya ubibona mu dore wa electricity n'ibintu bijyanye na cinema ntago ni ibintu bidahora cyane. Ibiraka biraboneka tukaza ari wenda twabona ibyo biraka tubikore tukabikora twanara gushyira abantu ari kiraka gifatika tukabashyira bakabikora tukasha kubayemba nyine tutwe dukora nk'umukomisiyoneri. Ari nk'ukuntu wenda rimwe turibanda kuri iyo filime n'ubundi ariko rimwe na rimwe buri gukina filime wenda role uri gukina bitewe na role baguhaye mu buzima busanzwe bigatangira kuzabikubaho n'ubundi. Wowe ntabwo bijya bikubaho? No, ntabwo bijya bimbaho. Ariko ukuntu kenshi abantu bakina ari nka couple muri filime nyuma bakaza kurangiza filime n'ubundi byararangiye barakundanye. Barakundanye. Ibyo ntabwo byambaho. Wowe ntabwo birakubaho. Ariko nubwo wanze kuduhereza kuri za komedi wakinnye n'ubundi ni wowe wazikinnye
nta kabuza n'ubundi uzikinnye nta muntu wavuga ngo wasubiye mu byo nakinnye aba ari ibyawe bibaye byiza wadushyiraho akantu ya komedi ninjye wazikinnye nanjye wanazanditse ariko ubu ngubu ntabwo ndi muri mudo kubona promotinga komedi ndi muri promotinga filime ariko n'ubundi turi kwibanda kuri filime ariko wanagashya ntabwo nabyibuka bro ntabwo byashize imyaka ingahe kuva 2016 urumva cimo nk'imyaka 16 n'itanu urumva ibintu bimaze imyaka 5 utabikora kamemu ntabwo ukina byibuka ni nkuko wavuga ngo umuhanzi wahanze indirimbo mu 2015 ngo ntabwo yaba kibuka kuko abatayinyuzamo amaso ngo ayirebe ntabwo yaba kibuka nyine se yayibuka gute kandi utari muyikoraho kandi iba yaravuye mu mutwe wawe ushobora kuba yaravuye mu mutwe wawe waranayanditse ariko burya kuba utayihaye umwanya ntabwo wapfa kuyibuka ubwo nawe komedi ntabwo wazaye umwanya ugitangira kujya mu bintu bya sinema wahise ushyira ku ruhande burundu bukinga burundu ubu ngubu ndi muri filime to ujya ureba abandi bakinnyi bakina komedi se ya ndabareba ndanabafana kuko ndi umufana wabo nuhe ujya ukina ukavuga wenda bitewe nuko nanjye nakinaga iyo nza kuba nka runaka kuko we yabikomeje byari kunshimisha iyo nza guhura nawe wenda muri kariyeri ya komedi umuntu mbona ubu ngubu uri mutwika nyine tumwazi n'undi mezi y'iki gihe turimo ndimo ubona ugerageza n'uwo bita uri ukina love military uri ukina ari umusirikare afande ndamufana byatari tu ubwo niwe mukinnyi wa komedi ukina kabisa ukumva biragushimisha yego ni nk'akahe kantu wenda yakoze kumva karagushimisha akantu afande yakoze nkabona karanshimishije ni hariya ajya aba guteta umukobwa nyine akoresheje ibira bya gisirikare sa nk'ubisubiramo twombi sa nk'uko abigenza n'ubundi shabro yabona ngiye ngasuye muri ako byango arakeka mbaje ngakarepeta kandi wese ucika tena ntabwo uyu munsi ntabwo ndi muri gahunda yo gukina komedi bu ntabwo umunsi ndibuze ikine abantu bita ikigogwe komedi ujya ubareba ikigogwe komedi ndababona bari abasore nabo ndabemera cyane tuntu twabura tureba cyane bo ni akahe kantu kagushimishije bakoze kanshimishije akantu kabo nabonye nkumva karanshimishije ni kariya bajya kina aba ari kuririmba nyine muri uriya mukobwa ngo uyu munsi araza kudisapinga abanoza barya n'abafurende besenze ibyo ngibyo ngo yele niko kajya kanyica kuruta ibindi byose ukuntu bavuga byo ubyibazaho iki mbese kuriya kuntu baba bari kuvuga ziriya ndimi zabo se bro bari abantu n'abahanga kabisa to ariko se ubundi ni abagogo cyangwa ni ukwigana by'aho ngaho abana bo mu rugo ejo bundi mu minsi yashize se uriya mutipe si yari ari inaha ntabwo nigeze mubona ntabwo uramubona n'amaso yawe ntabwo namubona umufata gute iyo uri kumureba bro ngimba muri ari umuntu kaze to wenda nko mu myaka ugereranyije wamubara nk'imyaka ingahe ya nakomeza gukora akareka gucika mu myaka afite cyangwa mu gihe cyo gukora imyaka afite ubona afite nk'imyaka ingahe ntabwo arenza 24 cyangwa 5 gutyo hari abajya bamureba bitewe na style n'ubundi aba yambaye bakavuga ari nko mu myaka za 60 ari nk'umusaza mbese ya birashoboka bitewe wenda nawe aragiye kwakitingamo ushobora kumubona bitewe n'ukuntu yambaye ukavuga ati urafite nk'imyaka 30 cyangwa 70 bitewe na role makina wowe ushingiye kuki umuhereza iyo myaka kwenda kumbona ari izindi role akina atambaye biriya bintu mbona ari ya myaka afite harya ya filime yanyu urusobe rw'ubuzima ica kuyihe cano zararyoshye TV ubwo umuntu ashatse kuyireba yajya kuri cano yitwa zararyoshye TV akareba uyu musore turi kumwe akareba filime akina ku buryo n'umuntu uwo ari we wese ufite kontra muri iyo filime ya kontra irahari dufite gusinya kontra nidusubira muri shooting kuko dufite shooting ku cyumweru ni kwa gatatu hari shooting dufite dusinya kontra kuko nibwo zahita dutangira nyine to ngiye kuvuga ngo hagize umuntu wenda ubonye ko ufite iyo mpano ngo yagusinyisha kontra naho ubundi baragufashe gufatwa twamaze gufatwa nubwo kontra itari yaba ariko kamemu turimo tuyitegura ni ukuvuga n'ubundi agukeneye nta no kugusoma management noneho dusoza agira ikintu ubwira abadukurikiye ikintu nabwira abadukurikiye ni ugukomeza gukora subscribe
kuri Power TV show ndetse bakanyiruka no kuri noza zacu zaryoshye TV bagasanga umuhungu kurebanga kuri kamera ni Peter mugasanga kure gususurutsa abantu kuri zaryoshye TV no kuri Power TV show no turahakora hose bakomeza kudusangayo bagatera comment like ndetse na share ibitekerezo byo turabyemera muri comment urusobe rw'ubuzima ni filime ikunzwe cyane iri mu kazi sinzi nimba nawe ugiye ireba ntabwo nayireba ariko kubera n'ubundi twahuye ntayimenya ndaza kuyireba none ngiye kukubaza ikibazo kimwe cy'ubwenge dusoze ifarashi inywa amazi buri munsi sibyo buri munsi ariko mu kwezi kwa mbere inywa amazi menshi kuruta yinywa mu kwezi kwa kabiri biterwa n'iki mu kwezi kwa mbere inywa menshi kuruta ayinywa mu kwezi kwa kabiri biterwa n'iki kandi buri munsi inywa amazi icyo kibazo bisaba kwaza kuryama nkagitekerezo cyo nkakirota ntabwo uri kugitekereza wapi kereka nyirose buri munsi inywa amazi buri munsi ariko mu kwezi kwa mbere inywa menshi kuruta mu kwezi kwa kabiri bro kiragoye kabisa urukumva kikugoye ntabwo uri kumva ufite amatsiko yo kumenya igisubizo se kereka nukimbwira inbox kereka ukimbwira inbox nubwo nacyumva n'ukuntu cyoroshye se kirakomeye ntabwo cyoroshye kubera wowe kibajije urumva cyoroshye nyine reka nkubwire uhita wumva cyoroshye ukwezi kwa mbere kugira iminsi ingahe 30 nako biterwa n'umwaka turimo ariko kwa kabiri ngo kugira iminsi 31 ukwa kabiri kugira 29 cyangwa ukwa mbere ni 30 cyangwa 31 ubwo ni oya ariko kwa mbere nasi ukumva igisubizo utakibona impamvu inywa amezi ubwo nuko ibarushije ya minsi kwa kabiri okay byashoboka kora subscribe kuri Power TV show ubundi ibintu bigende neza ni M4 ciao